hari ibyo Imana yambukije umupaka w'u Rwanda, hari ibyo Imana ivudukanye mu rwawe, hari ibyo Imana ivudukanye mu bana bawe, hari ibyo Imana irukanga, hari ibisubiranyemo. Imana ibampera umugisha. Wazamukanye iyo ndwara, wazamukanye icyo kintu gipfuye ubona abantu babona ko kizakwica, wazamukanye aho umuntu hakumereye nabi, wazamukanye icyo kibazo, wazamukanye icyo cyaha cyakwiziritse, wazamukanye ubwo bugumba ubwicaranye aho. Imana ikoresha ibisuzuguritse kandi babona ko byakwica. Imana isuzuguritse ibikomere n'abona ko byakwica. Iwanyu hari urupfu ruhari rurazenguruka, iwanyu ibintu byaranze, amateka byararangiye. Umva ngo ubwire, Imana igiye kuzamura amateka mashya ikoresheje we Gideyoni unyumva, Beniti Santo Kudre, iwo unyumva. Imana igiye gukoresha amateka mashya ikoresheje wowe. Imana igiye kuzamura umuryango ikoresheje wowe. Imana igiye gukiza indwara ikoresheje wowe, Beniti Santo Kudre. Nanjye umuryango wanjye nari insuzugurwa, nari umuntu udafatika, nari umuntu baciye de pico saigidre de bevoladro, ariko umunsi umwe ndasenga umuryango waturika igitangaza. Papa byarangiye, bamagaye ngo yapfuye, papa umbyara baramubwira ngo byarangiye, baramubwira ngo kandi bambwira ku munota wa nyuma. Ndagenda ndasenga, nukuri bambwiye ku munota wa nyuma ibintu byarangiye. Ngiye gusengera abanyarwanda. Aba bantu ntibikora, nukuri birakora, ibi birakora. Mbonye imbaraga z'Imana zikora. Imana igusha igiciro ibyo bintu biri imbere yawe. Wowe unyumva mada, wowe unyumva wa mugabo, wowe unyumva wa musore, Imana imbabarire igusha igicuri, igusha iyo nzara igicuri, igusha abo barozi igicuri. Uhagarare wemye, urwo rufunguzo rugutambutse mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ko hari ibintu Imana igiye kugusha igicuri. Reka nyihute ngere kuri Gideyoni. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 7. Turasoma duhereye ku murongo w'19, tumanuke hepfo gatoya twumve icyo Imana ivuga, hanyuma tuganire. Hari ijambo rivuze ngo Abamidiyani batatana. Mu magambo y'umukara ari hejuru bakunda kwita ngo n'umutwe w'ijambo, hari ariko ngira ngo ni indangagika cyangwa indanga sije. Hanyuma aravuga ngo Abamidiyani batatana. Ku murongo wa 19 uravuze ngo nuko Gideyoni n'abantu 100 bari kumwe bagera mu ngabo za mbere. Reka dusubiremo. Nuko Gideyoni n'abantu 100 bari kumwe bagera mu ngabo za mbere mu kavamashyiga. Ikinyarwanda gikomeye cyane. Mu kavamashyiga bari bagejeje igihe abarinzi bahinda abandi, bahera ko bavuza amakondera, bamenagura ibibindi bari bafite mu ntoki. Nuko iyo mitwe 3 ivugiriza icyarimwe amakondera, bamenagura ibibindi, bazunguza imuri, nuko n'ukuboko kw'ibumoso bafashe amakondera mu kuboko kw'iburyo, bayavuza barangurura bati, inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Umuntu wese ahagarara aho ageze, bakubye urugerero rw'Abamidiyani cyangwa baruzengurutse. Ingabo zose zicikamo igikuba, ziravurungana zirahunga. Nuko abo bantu 300 bakomeza kuvuza amakondera. Uwiteka atera Abamidiyani gusubiranamo, bicanya inkota cyangwa basubiranamo bateragurana inkota. Nuko ingabo zisigaye zirahunga zigera i Betishita mu nzira ijya Izelela no mu rugabano rwa Beri Mehora hateganye ni Tabati. Imana ibaha umugisha. Ijambo Imana impaye ngiye kuvuga mu minota mike gusa ni ijambo rivuga ngo igisuzuguritse ufite kigiye gutatanya ingabo ziri imbere yawe. Ndasubiramo, igisuzuguritse ufite nugiye agaciro kiratatanya ingabo zikurwanya ziri imbere yawe. Ndasubiramo rimwe, icyo gisuzuguritse ufite nugiye agaciro ukagendera kuri principe Imana igiye kuguha, kiraza gutatanya ingabo ziri imbere yawe. Nabonye Imana, hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ntago Imana ihamagara cyangwa ikoresha abashoboye, ngo ahubwo ishoboza abo yahamagaye. Ntabwo Imana ihamagara ibinyembaraga, nako birivuga kandi asako abanyembaraga bahari, ahubwo Imana itoranya abaswa kugira ngo ikomereshe cyangwa ikoze isoni, niko birivuga, ikoze isoni abanyembaraga. Aha bivuze iki? Bivuze ngo imirebere y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Twe dushobora kureba ibizigira, tukareba ibituza, tukareba abantu bazi gutera ingumi cyane, tukareba experience na background z'abantu. Ariko Imana igiye kureba, ireba umumaro w'uwo muntu, ikareba n'ikizakora, kuko amaso yayo ntabwo imeze nk'ay'abantu. Icya kabiri, ireba igitangaza izakora kandi kikitirirwa izina ryayo. Icya gatatu, mu bantu Imana yagiye ikoresha, ntabwo yagiye ikoresha abantu bifite, cyangwa mu bantu Imana yagiye ikoramo ibitangaza, ntabwo yagiye ikoresha abantu bafite ibintu bihambaye. Akenshi Imana ikoresha ibintu bisuzuguritse, kandi buri ikoresha ikintu gihari. Nyumva neza, muri ako gasuzuguro kawe, muri iyo nzara ufite, Imana ishobora kuyikoresha igakoreramo ibintu bihambaye. Muri
muri icyo kintu gisuzuguritse ufite, muri ibyo bibazo, muri izo ntambara, muri ibyo bintu bigiye bitandukanye ufite, Imana igiye gukoresha cyangwa igiye kubyazamo umusaruro itatanye ingabo zikugose. Impamvu ibikugose ushobora kuba wabuze ihurizo, byakubanye ihurizo, wabuze uburyo wabigenza, wabuze uburyo wabikora, wabuze uburyo wakwavansa imbere, wabuze n'inzira. Wabaye nk'Abisirayeli bageze ku nyanja itukura mu gice cya 14 na 15 ndetse na 13 mu Kuva, ngo inyuma yabo hari ingabo za Farawo, imbere hari inyanja, so bari bagoswe n'urupfu. Impande ngo hari imisozi, nta nzira babonaga. Icyakora icyo bari bacungireyeho gusa ni Mose, ariko no bageze ku nyanja Mose ahita atakaza agaciro, n'igicu cyari kibari imbere ntibakibonaga, byasobanuraga amasezerano n'imbaraga zabaga zibaherekeje. Ariko ikintu cya gisuzuguritso cyari muri bo yari inkoni Mose yari afite. Ibyo ryo byatumye Imana ikoresha inkoni kugira ngo ejo badatekereza ko Imana yakwimura imisozi ikoresheje inkuba, badatekereza ko Imana yakwimura imisozi ikoresheje imitingito. Imana ikoresha igisuzuguritso cyari mu kuboko kwa Mose cyitwa inkoni. Imana ibwira Mose ngo ntibigusabe gusenga no kwiri guhamagara cyane, rambura icyo ufite gisuzuguritse, uyu munsi ntatanye ingabo ziri imbere yawe. Wowe unyumva, uyu munsi ihangane uze gukoresha ikintu gisuzuguritse ufite, Imana itatanye ingabo ziri imbere yawe. Birakunda, birashoboka. Uyu ni Gideyoni dusomye. Reka nse nuca mu mateka y'amatoya kuko hari abantu baba banabikeneye. Ni umuryango usuzuguritse yavutsemo w'Ababenyamini. Umuryango uri aho, umuryango umeze nabi, umuryango usuzuguritse, umuryango utari ufite imbaraga, agira ibyago avukira no mu bakene. Bibiliya iravuga ngo mu ivuka rya Gideyoni yahasanze ibintu bibiri byari bikomeye. Icya mbere, yahasanze igihe cy'isuzugurwa n'agasuzuguro mu gihugu cy'iwabo, ngo basuzugurwaga n'abantu bitwa Abamidiyani. Ni bari abaturanyi wabo kuko bari barabogiyeho uburimiro kubw'imbaraga bari bafite, kuba bari bafite imbaraga zikomeye, ndetse hari n'ibintu bari bitwazaga. Icya mbere, babarushaga ubutunzi. Icya kabiri, barushaga ingabo. Imbaraga zose, administration yabo yari ikomeye, ndetse ubutunzi bwabo bwari buteye imbere, education yabo yari iteye imbere, uburyo bwabo bwose bwari buteye imbere. Abisirayeli rero bari batunzwe n'amasezerano. Akenshi iyo umuntu atunzwe n'amasezerano akunda gusuzugurika. Icya kabiri, yahasanze ngo ikigirwamana cyari gihari cyitwa Bali, ngo cyari ikigirwamana kimaze igihe kirekire mu gihe cy'abacamanza. Aha hari hashize imyaka igera kuri 400, hagati ya 350 na 400, Imana ikuye Abisirayeli muri Egiputa. Kandi iki gihe barasaga nabo bibagiye Imana kugeza ubwo basigaye bayoborwa n'abacamanza, ngo ndetse bubaka ibigirwamana. Aha hari inzoka igeze ku myaka 400, imwe Mose yakoreye mu butayu igihe barumwaga n'inzoka z'ubusagwe, ngo Imana ikabwira Mose ngo bucura inzoka uyimanike, uyirebyeho wese azakira. Aha rero ibigirwamana byamaze kugwira kuko nta mwuka wabayoboraga. Imana itangiye kuyoboza amategeko y'abacamanza n'ibitangaza bitunguranye ndetse bitaza buri gihe. Rero Gideyoni aza ahasanga inzara, ngo ahasanga Abamidiyani barazengurutse umuryango w'iwabo, bazenguruka igihugu cy'iwabo. Habura intwari n'imwe yaseruka, habura intwari n'imwe yahagarara, habura intwari n'imwe yasohoka ngo ivuge ngo ngiye guhangana n'Abamidiyani. Habura intwari n'imwe yasohoka yavuga ngo ngiye kugaragara, ngiye kubyibura kugaragaza imbaraga z'Imana. Nakunze umugabo witwa Eliya, yabaye intwari mu gihe cyari gikomeye, ngo igihe abahanuzi bari barateshejwe agaciro, ariko icyo yari afite muri we gisuzuguritse cyitwa ubuhanuzi n'iyerekwa, ngo aragisohokana akijyana ku mwami witwa Ahabu. Ngo ahageze aramubwira ngo nta mana yantumye, ariko ibindi mu byanyemerera gufata icyemezo. Ab'intwari ntabwo ndi kumwe nawe, ariko ntekereza ko bari kumwe nawe basezera. Yarabwiye ngo ngiye kugaragaza Imana nubwo itantumye, ariko nimpfa muzamenye ko narwanira ishyaka Imana ikandeka. Ariko Imana ntiyamuretse. Icyo yari afite cyatumye afunga imvura imyaka 3 n'amezi 6. Imana imufukurira kariba. Amaze gukora ibyo Imana yakoze ibintu bitatu. Icya mbere, ngo yamuginyujije hirya y'urupfu, umubabaro w'urupfu runyuza ku ruhande. Irabwira ngo wowe nzagutwara mu magare n'amafarashi y'umuriro. Icya kabiri, iramubwira ngo abandi bazicwa n'inzara, ariko wowe ngufukuriye kariba kitwa Kereti, genda unywereho. Icya gatatu, iramubwira ngo ibyo wavuze nubwo ntari nagutumye, ariko nguhaye urufunguzo rw'ijuru. Ibyo ntago nzabyivangamo, uwo mushinga sinzawivangamo. Igihe uzatekereza gutanga imvura uzayitanga, igihe utazabitekereza uzabyihorera. Agendana rero urufunguzo rw'ijuru imyaka 3 n'amezi 6. Icyo ufite nugiha agaciro kiraza gutatanya ingabo zikugose. Reka nkubwire, witinyishwa n'abarozi. Icyo ufite kimurusha imbaraga. Nibutse agatabo k'umugenzi, igihe Byiringiro na Kristo bagendanaga, abasomyi ubwo byo mvuze barabyumva cyane cyane abakristo. Hari agatabo kitwa agatabo k'umugenzi, ngo bageye umunsi umwe ngo bayobera muri compound y'ahantu
wari uhayobeye yitwa Gihanda, bayobera ahantu hitwa kwa Gihanda. Bayobeye ngo Gihanda arabafata ngo abafungirana iminsi 3, yabakoreye ibintu 3 bya torotire bikomeye by'iyicarubozi. Icyambere ngo yarababwiye ngo Imana yanyu nta kimaze, naho mujya ntimuzagerayo. Icya kabiri ngo abazanira uburozi, arababwira ngo nimwiyice. Icya gatatu atesha agaciro ibyiringiro byabo, abakorompa mu mutwe ngo inzira barazibagirwa. Ariko ndashimira Imana ko icyo bari bafite cy'agaciro ndetse babonaga basuzugura, icyo ngicyo Imana yagihagazeho, itatanya Gihanda n'umugore we. Umunsi wa gatatu ngo bumva byarangiye, bahondaguye, bafunzwe, ngo byiringiro abaza Mukristo aravuga mbwira impamvu z'ibyiringiro byawe, ujya guhaguruka byagenze gute? Mukristo aramubwira ngo njya guhaguruka, murambabarira mvuga nihuta kuko iyo ntangiye kuvuga Bibiliya ibintu biza ari byinshi. Ngo arahaguruka aramubwira ngo ngewe njya guhaguruka numvishe iyerekwa, numva umudugudu wacu ugiye gushya. Ngo ariko uwambwiraga arambwira ngo ni impunge, mbona umudugudu w'ubuhungiro ariko usa naho uri kure yanjye. Igihe natangira kugenda nca mu isaro ryitwa Gahinda Gasaze, kubera ihubi sinabonye ko wenda hari utuye abagenzi batarukiraho, ariko nambutse mpora namusobanuza, ansobanurira inzira ntangiye uko imeze nuko nzabigenza n'ibyo nzitwararika. Ngera ku musozi witwa Biruhanya, mugeze yamaze kuminuka mpura n'abagabo 3. Uwa mbere ngo anyambura imyenda y'ubushwambagara, anyambika imyambaro misha, Mana we. Uwa kabiri ngo ampe igitabo cyitwa Amategeko y'Imana, nakigereranya nka Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana. Uwa gatatu ngo mu rufunguzo nagereranya nk'amasezerano. Ngo byiringiro aramubwira ngo ibyo uvuze ni ibintu mvaga bidafatika ariko byadukiza. Aramubwira ngo iby'ijambo reka tube tubiretse, n'iby'imyenda tube tubyihoreye. Aramubwira ngo urwo rufunguzo ufite nta ngufuri rudakingura, nubwo umurozi yakinga urwo rufunguzo ufite rwakingura ingufuri y'umurozi. Nubwo inzara yakinga urufunguzo ufite rwakingura ingufuri yitwa inzara. Nubwo warwaye igihe kirekire nta ngufuri itakingurwa n'urwo rufunguzo ufite. Amasezerano ufite wowe unyumva yakingura ibintu bikomeye, yazamura ibendera ryo kunesha. Hanyuma Mukristo aramubwira ngo urwo rufunguzo rwo ndarufite, numva ntararutaye, nubwo nihebye ariko urufunguzo ndarufite. Wowe unyumva neza rero, urufunguzo waba ukirufite rwitwa isezerano, rwitwa gukiranuka. Urwo rufunguzo urumva ukirwambariyeho, urumva nubwo wakubiswe, nubwo umeze nabi, urwo rufunguzo urumva ukirufite, cyangwa ni ibigambo gusa wararutaye? Wumva ukivuza idebe gusa, urufunguzo rwaragiye. Wumva gusa ari ukuvuga amagambo gusa, urufunguzo rwaragiye. Reka nkubwire, nuhagarara ugashika mugafata icyo kintu cy'agaciro ukagiha agaciro, imbaraga z'Imana zirakora. Mukristo ngo yumva aracyarufite, aramubwira ngo nubwo ndi kuva ibisebe ariko urufunguzo ndarufite. Ngo aramubwira ngo rero ukimara kumbwira ko ufite urufunguzo, nanjye niyumvishe mwiyerekwa. Yo, uyu munsi numara kwatura ko ufite urufunguzo, ukamara kumenya ko ufite ikisezerano, ukamara kumenya ko ufite ibintu bikomeye, Mana we, kiri birinduye. Impamvu tutarapfa ni isezerano dufite. Nijyo twibitse niyo turimo. Urufunguzo dufite nirwo rutuma tudapfa cyane rwose. Impamvu hari igihe tugera ahantu hakinze imbere n'inyuma. Bibiliya iravuga ngo igihe bari bageze Yeriko ngo nta winjiraga nta wasohoka. Inzira zari zihari. Ariko Yosuwa Imana imuhamagara yamubwiye ibintu 9. Ariko reka mvuge kimwe, yaramubwiye ngo ninjye ugutegetse ngo kandi uzageza abantu i Kanani. Rero Yeriko yari imbere yabo, yari inzira yari bariyeri yo gufunga kugira ngo batagera i Kanani. Ariko ngo igihe Yosuwa yayizengurukaga yari afite urufunguzo rwo kugera i Kanani. Ibi byatumye ngo marayika amanuka aramubwira ngo nonaha rero ngiye guha strategy yo kurwana. Niba ufite urufunguzo, impamvu tudapfa ni urufunguzo dufite, impamvu turwana ndetse ntituneshwe. Paulo yaravuze ngo turarwana, ngo turarwanwa ngo ariko ntidukubitwa hasi, ngo turatsindwa rwose ngo ariko ntiduherayo. Ni impamvu z'urufunguzo. Ukubera amasezerano twibitseho, niyo tugejeje aha ngaha. Yes, niyo dutuje i Kigali, niyo yatumye tuvugira kuri Radio Umucyo, niyo yatumye tuje tutavunitse, niyo yatumye tuje mu buryo Imana yohereje ingendo zacu. Rero bisobanuye ngo urufunguzo dufite aho turi uyu munsi, kuko buriya nta muntu utagira ibigeragezo. Aho turi uyu munsi urufunguzo dufite uzanahakingura. Umva ko Mukristo yaravuze ngo nubwo mbabaye ariko ndarufite. Uyu munsi nibwo hari utaragera ariko ufite urufunguzo. Oya, birahari. Ufite urufunguzo ugenda. Rurahari rwose ngendana. Hari icyo Imana yavuze. Icyo yavuze tukingejeje aha ngaha. Hari aho yavuze ko uzagera. Itangiro nibiringiye. Buriya hari umuntu wambaje ngo ariko pastor ibintu muvuga buriya mpamvu ihagazeho koko. Reka nkubwire impamvu mba naje kuri Radio Umucyo, simba mvuze ibintu ntashobora kugirira gihamya. Afite amakuru yabyo. Sina amakuru gusa, ahubwo iyo niboneye ubwanjye, intoki zanjye zikayikora kuko Yohana yavuze, amatwi yanjye akayiyumvira. Hari ibitangaza tugendana bitwemerera ko dufite Imana, kandi kuyivuga tukumva ntabwo. Bareka nkubwire, mu bantu bagira ubwoba bwo kuvuga Imana simbamo, kuko uko yanyiyeretse nabonye atari Imana itetereza abayisunze, nabonye ko atari Imana itareba nk'uko abantu bareba. Umuririmbyi witwa Gerardine yaravuze ngo ntabwo Imana yashyizweho n'amatora, ngo kandi nta nubwo ijya gutoranya umuntu ngo ibanze gukoresha amatora, kuko tugira ubwanwa izavaho, kuko irabizi neza ko ari abatabyemera ko twatabarwa.
hishwe n'ababatuvuma n'abatwumvira n'abatuvuma abanyamitwe abesikoro baje induru zavuze, ariko urufunguzo dufite ruzatuma tubaho. Tubaye hano muri uyu mujyi atari ko tuzi gukora cyane, atari ko tuzi gukwepa cyane, atari ko tuzi ubwenge bwinshi, ahubwo kubw'urufunguzo. Kandi hari abantu benshi batwumva bashobora kuduhamiriza. Hari abandi batuye, hari abandi bahinga, hari abandi bacuruza, bari kugenda bunguka atari impamvu z'uko bazi gukora cyane, batubereye abahamya. Hari abagore hano bavuye ku iseta, hari abantu Imana yishyuriye amadeni, hari abantu batuye mu nzu zabo hano, hari abantu ibintu byakomeye bakaba ari hano, batubereye abahamya. Bavuga ngo iyo Mana yamuvuga turayumva, kandi turazi neza ko ibyo ikora tukabihagaraho n'amaguru abiri. Rero atari imbaraga zacu, ahubwo urufunguzo. Umva ukuntu Byiringiro yabwiye Mukristo, yabwiye ngo urwo rufunguzo nawe utakingura, kuko urwo rufunguzo ngize iyerekwa. Wowe unyumva ushobora kuzana urufunguzo tukagira iyerekwa. Isezerano rituma iyerekwa ryaguka. Iyo uvuze ngo hari icyo Imana yamvuze undi Kadeshi Baruneya, bituma Yosuwa yerekwa igihe yari ari Kanani yamaze kwibagirwa Kareba. Ndumva mfashijwe. Aravuga ngo rero ubwo neretswe igihanda nubwo duhagaze hejuru, ngo ariko kandi ngo afite igicuri. Yararumbaraye ariko ngo agwa igicuri. Iyerekwa rimubwira ko agwa igicuri, arabwira ngo kubw'ibyo shira ubwo harakinze, ariko mu kanya gato uriya gihanda yagwa igicuri. Imana ibabarire we, iryo deni rikuri imbere rigwa igicuri. Imana ibabarire iyo nzara ikuri imbere igwa igicuri. Imana ibabarire iyo ndwara igwa igicuri. Uhaguruke wemye nubwo umaze igihurira, nubwo umaze igihoba, icyo kintu ufite kidafite agaciro, icyo ubona wasuzuguye, Imana igiye kugikoresha ingabo zitatane. Aramubwira ngo iki mfite cyitwiye yerekwa, urwo rufunguzo rusuzuguritse dukingiraniwe mwe imbere, ariko mbonye gihanda yagwa igicuri. Ngo ako kanya barasenga, ngo gihanda aje kubica, ngo agwa igicuri. Imana igusha igicuri ibyo bintu biri imbere yawe. Wowe unyumva mada, wowe unyumva wa mugabo, wowe unyumva wa musore, Imana ibabarire igusha igicuri, igusha iyo nzara igicuri, igusha abo barozi igicuri. Uhagarare wemye, urwo rufunguzo rugutambutse mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ko hari ibintu Imana igiye kugusha igicuri. Reka nyihute ngere kuri Gideyoni asanga ngo iwabo haragoswe, kandi agira ibyago, asanga ni umukene, atarize iby'igisirikare, ariko muri we harimo ikintu kimwe gusa cyitwa kwizera. Kwizera gisuzuguritse. Reba, kwizera mwaragoswe, kwizera inzara ari yose, kwizera abasirikare bananiwe, kwizera abapolisi bananiwe, ukizera ibintu byose byananiwe, ariko ngo arizera. Umva impamvu. Ngo yaravuze ngo ubwo njyewe ntashoboye, ariko hari abantu turi kumwe, hari icyo mfite gisuzuguritse gishobora gutuma nagira ikintu nkora. Ngo akajya asohoroka iwabo, ngo akajya gusekura ingano ngo mu gikari, akavuga ngo ntacyo, nubwo ntahaza igihugu. Mana we, nubwo nahaza igihugu cyose, ariko abo twegeranye ngiye kubaterera intambwe. Icyo gisuzuguritse ufite, iryo shyaka ufite, Imana igiye kurihagararaho, amateka yawe ahinduka, imbaraga z'Imana zihindura ibintu. Kamubwire wikicarana kizamukana imbere y'Imana, wikicarana amateka arahinduka. Nyirago kwa gatatu wari uhari, wari wagiye mu kazi, ariko hari umugabo munini usobanutse, yagiye kubona mbona araje, arambwira ati rero nakumvise kuri radiyo ko mfite ikintu gisuzuguritse, mfite akabanza indera, nabuze ukuntu, ariko imbaraga mfite ndumva zashize, ariko izo nakumvanye hamwe n'izanye no kwizera kwawe, nzanye ikintu gisuzuguritse. Anzanira icyangombwa, mbona zanye dokima. Hari abantu bagira kwizera ukayoberwa ukuntu ibintu bimeze. Mbona zanye dokima, ngo niyo ikibanza, ngo nagira ngo nsengere, ngo dokima ye, ngo mpamagara abakiriya. Noneho rero ndavuga se, uyu mugabo ntashaka kungerageza, ariko abyizereramo. Nibutse igihe Elisa mu gice cya 2 mu Bami yaramubwiye ngo mwebwe nubwo aha hantu hanuka, nubwo aha hantu hasharira, nubwo aha hantu haramburuza inka, nubwo aha hantu haramburuza amatungo, munzanire umunyu, munzanire n'imperezo nshya, ngo abihumanuze. Ibintu bidafatika, icyo kintu kidafatika kizamukana imbere y'Imana, nta kiguzi nta bindi, ibintu birakora. Nsengera dokima, ariza ngo ati ubundi akiriye fini termine, amateka arahinduka. Undi mu minsi ishize yanzaniye itaka, arambwira ati ngo ndashaka ikibanza mu gihe wa Kigali. Ariko abantu bariza, hari ibintu biza, hari abantu bazi kwibaza ko uyu muntu nagira ngo ngerageze cyangwa agerageze Imana. Mbona azanye itaka, akantu kangana gutya, azanye itaka, arambwira ati pastor sengerera itaka, ndashaka ubutaka mu gihe wa Kigali. Ntibye nesikorotse, Imana mu amafaranga ngura ikibanza, ndasenga. Kandi nabonaga nyine bifite imbaraga ko Imana ikirisha ibintu bidafatika ikabivanamo bifatika. Nabonaga yizeye aryo. Anyuma arazambwira ati ikibanza cyabonetse. Undi araza mbona yazinze akantu kishinge, nawe ikwiye kukiga, ntago habishinge, yize mu ishyamba. Azinga ishinge, yari umukobwa, arambwira ngo nayizinze, aza yambaye nk'impeta, ashaka ko Imana inkorera ubukwe. Ariko ndibaza uyu ntagira ngo hari ndi umupfumu. Ariko nsenze ejo nambwira ati fiance yaraje, banafashe irembo. Rero icyo gisuzuguritse ufite ubona kitakunda, yari ubuhamya gusa nagira ngo uhe. Ibyo bisuzuguritse ubona bitakunda, ibyo nibyo Imana yashingiraho. Noneho Gideyoni we yarafite igisuzuguritse cyitwa ishyaka mu bandi, yabuze uko abigenza. Hari umuntu neza amatwi akaba akora, akaba yagerageje ibintu byanze, ariko igisuzuguritse
ufite imana ntikigiye guheraho. Ushobora kuba umuganga uvura abandi, ariko nawe ufite ikintu ukeneye ko imana yakuvura. Ushobora kuba ucunze umutekano, uri umusirikare, uri umupolisi, ariko wakora ukabona ntibyemera, ukabona ntibikunda, baguhemba rwose batakwambaye, ko wajya kureba ugasanga uhorana inzara, wajya kureba ugasanga uhorana ubukene, uhorana amadeni. Buriya hari ikintu umuntu aba akeneye, ariko icyo gisuzuguritse kizamukana imbere y'Imana. Niba ari dokima, niba ari urwandiko rw'urubanza ruzamukana, niba ari urwandiko rw'irangiza rubanza ruzamukana, ubona udaherwa ibyaha. Dusenge, ntago turi bugende ngo ufate abantu ngo ngwino ukora ibi, ariko turohereza isengesho. Nasomye indirimbo ya 62 mu Gakiza reba ngo amasengesho yacu atuvamo akagenda mu buryo bw'umwuka, ngo agatambuka ibicu, agatambuka inyenyeri, akagera kure, tukayohereza akagera imbere y'Imana. Hari umuntu neza amatwi akaba atabyara, zamukana icyo gisuzuguritse cyitwa ubugumba. Hari umuntu neza amatwi akaba afite ibyaha byamunaniye kurekana, umusambanyi, arikinisha, ariba, anywa inzoga, ibintu byaramunaniye. Hari umuntu wese kumumagara ari ku Kibuye i Karongi, ndiho mvugira kuri radio, arambwira ngo iyo Mana uvuga sinzi ko yankiza itabi, sinzi ko yankiza urumogi, sinzi ko yankiza ubusambanyi. Yari umusore w'amaganga ati genda yangije amashuri, ariko urumogi nywa, itabi nywa, narakubiswe, narahondaguye, polisi zarankubise, ariko nanze kubireka. Arambwira ati ndafungwa buri munsi, ibintu byarananiye. Suko polisi idafite imbaraga, ariko polisi se yakubita abazimu? Polisi ntabwo yakubita ibirozi, yishwe ikubita inyuma, ikanagwa n'amabwiriza. Sinzi ko wenda zinarwana, ntabwo polisi sinabona uwo zakubise, ariko nambwe ati barigenda abazimu bamuhondagura. Tubona abantu abadayimoni baraye bakebagura, ukibaza ariko se ati ndara nkubikora, wambwe ati dore anyereka inkomi ibikovu, ati abadayimoni baramuhondagura. Hari ibintu bitakemurwa nibisanzwe. Abazimu se wabakoraho iki? Arambwira ni rero ngewe Imana yanjye ishoboye abazimu, ishoboye abazimu yabagukiza. Arambwira ati nzaza, aratega vikarongera, arambwira ati ndashaka ko nsengera. Ndamusengera kuko ari kure, ariko ndabwira nti igihe uzagende wegera urusengero rukwegereye, amateka yawe azahinduka. Noneho ahageze arambwira ati umva, nafatiyeho ndabona ibintu bigenda neza, icyo nafite ni akazi. Ndabwira ko uzakabona. Icyari gikomeye ni uko ukira ubugingo, icyari gikomeye ni ukumara kwemera ko Yesu ashobora ibintu byose. Ndamubwira ni rero polisi zarakwigishije, polisi ziguha amabwiriza yose ashoboka, ariko Yesu we yageze ku bazimu, Yesu yageze aho zitageze mu mutima. Wenda icyabiguteraga polisi ntiyakibonaga, yakoze amabwiriza yazo, barakujyana mu igogororamuco, ariko ntiwumva, ntiwemera. Ariko Yesu ashobora ibintu byose. Aha munyumve neza, simvuze ko polisi idashoboye, ariko rero nayo hari igitakubita abazimu, hari igitagira abazimu. Hari igihe umuntu umubwira ukagira ngo urabwira umuntu amatwi yarazibye, abazimu bayarayazibije. Ariko tuvugisha ukuri, uyu muntu umujyanye mu kigo ngororamuco, wenda umushyize no muri gereza, umuhaye n'amategeko aramuhana, ntiyumvishwe. Umuntu aba afite abazimu, ariko yahura na Yesu amateka agahinduka. Icyo ufite kidafatika, Imana yagihera Gidiyoni ngo ajya mu gikari, aravuga ngo ngiye gusekurira abantu ingano, ndumva ashaka kugera ku musozi, icyo kintu ufite ukizamukane tujye imbere y'Imana. Noneho ngo ajya mu gikari, Imana iramubwira, iramureba, iramwitegeza, avuga ati Gidiyoni, ngo imusanga muri cya gikari, iramubwira ngo Gidiyoni wa munyembaraga. Ariko naratangaye, umuntu utarakoze ikosi, utararwanya urugamba na rumwe, abaye munyembaraga gute? Ahubwo cya kintu kidafatika, cya kintu gisuzuguritse, cya kintu abantu babonaga bidakunda, kwa kwizera kutafatikaga, yahoraga azamukana mu gikari. Hari igikari mvuga, si igikari inyuma y'iwawe, hari igikari cy'Imana. Nasomye Zaburi 92 avuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bazasazaho igitema kakama n'itoto, ngo kandi ngo bateye mu bikari by'Uwiteka bazakumya kwera, no musaza bwabo bazaba bagifite amakakama n'itoto, kandi ngo bazaba bagishije. Hari ibikari byitwa inzu y'Imana. Dawidi amaze kubaka inzu, ngo yashyizeho igikari kiba mu isanduku y'Uwiteka. Igikari nta kiri, ni inzu y'Imana. Uko utaribwa kujya mu nzu y'Imana, utaribwa mu gikari cy'Imana, ni uko utaribwa mu gikari cy'aho Imana ivugira, ni uko utarambirwa ahantu Imana ijya. Hari abantu barambiwe igikari cy'Imana, hari abantu barambiwe ahantu Imana ikorera, hari abantu barambiwe ahantu Imana igira ikikorera ikagikomeza ikazamura ibendera ryo kunesha. Umva nkubwire, icyo gikari wikirambirwa kizamukane imbere y'Imana, amateka yawe ahinduke. Ndashimira Imana ko ibyo nge ntashoboye Imana ibishoboye, ko ibyo wenye wanyu badashoboye Imana ibishoboye, ko ibyo amafaranga adashobora rimwe na rimwe Imana ibishobora. Kuko hari igihe tugerageza ku mafaranga si mabi, tukagerageza ko umuntu akaba afite abazimu. Nibyo nakubwira, bikanga. Umuntu akaba afite abazimu, ukavuza bikanga, ugatanga ibishoboka byose bikanga, ukamuha kado bikanga, ukagerageza kumurihirira ariko bikanga, akaba yifitiye abazimu. Suko amafaranga adashoboye, ahubwo hari aho atakora. Suko imiryango idashoboye, ahubwo hari bitakora. Suko ubwenge bwawe budashoboye, ahubwo hari aho butagera. Aho rero butagera niho nkubwira ngo Imana irahashoboye, kuko ibyo twe tudashoboye Imana yirabishoboye. Gidiyoni yibonaga nk'umuntu w'umupfapfa, yibonaga nk'umuntu ugiye kuzapfa nabi, ariko igikara atinzemo, ibyaha akorera Peter Sisalo, ibyaha ntakorera, ngo Imana imonyamo imbaraga. Ijambo rya mbere riramubwira ngo wa munyembaraga, ndagutoranije ngo kugira ngo ujye gukiza abanyayisiraheli. Nawe unyumvire,
arasekura ingano, ibintu yabuze uko abigenza. Imana iramubwira ngo nguturangire nk'umunyembaraga, babyemeranyaho. Ikintu cya mbere ngo Imana abwira ngo genda ubanze unkure ikigirwamana kiri hejuru ku musozi, ngo aragenda aragihondagura arakimenaguye. Bukeye ngo abantu bakora inteko. Nawe unyumvire, iki kigirwamana cyari kimaze iki? Abamidiyani babagose. None se wizeye iki kandi n'ubundi kugoswe? Abarozi bakumariye iki? Abo bapfumu ujyamo bakumariye iki kandi n'ubundi upfuye? Ndakubaza, iyo miti wisiga y'abapfumu ikumariye iki n'ubundi upfuye? Erega Bibiliya ivuga ngo ushaka ubwiza n'icyubahiro ngo nabishakije gukora ibyiza adagira gute, adacogora. Kuko ingorane y'abaho Imana ni icyubahiro, ubukire n'ubugingo buhoraho. Hari abantu bishakira ubwiza bakishakira kujya, yajya gucuruza agashaka umupfumu, yajya kugira icyo akora agashaka umupfumu, yajya gushaka mariage agashaka umupfumu, kugira ngo ashake abafiyanse akisiga imiti. Ibyo ntacyo bimaze kuko n'ubundi urataganganye. Hanyuma Gidiyoni ngo Imana yabwira ngo ibyo abantu bishakiye biye mu ducocero, bare mu ducocero bakora byose bishoboka. None genda usenyere kiriya kigomba ko ntacyo kimaze. Abamidiyani barabagose. Utwo ducyo ufite, utwo tudafatika ufite, icyo kintu ubona gisuzugwa ufite, icyo ni Imana igiye guheraho. Ngo aragenda arasenya arayirimbagura. Bukeye ngo barivovota, arababwira ati iyo bari iyo Mana, icyo kigomana niba ari Imana n'ikiza kiburanira, ngo babura ukuntu babigenza. Imana ibona ko ari umunyembaraga rero, iramubwira ngo shakire abasirikare, shakire abantu bashobora kwitabira urugamba. Ngo arabamushaka baba abantu 30,000. Imana irababwira ngo abantu ni benshi, ndashaka kugaragaza imbaraga zanjye mu kintu gisuzuguritse. Imana irababwira ngo banjyanire, iramubwira ngo banjyanire ku kagezi. Abajyana ku kagezi, ni mwunyumva kuko Imana yamujyanye ku kagezi. Hari abantu batumva ibintu ngo babyumve kimwe. Hari ibintu byiciro bitatu byabonetse hariya kuri uriya mugezi. Ngo hari abantu banyweshaga ururimi nk'imbwa, baje bagira ngo baranywesha banywa nk'imbwa. Kose nawe mbwira umusirikare muzima unywesha ururimi nk'imbwa. Ariko ngo kwari kugira ngo Imana ipime. Yesu yaravuze ngo ibyo mvuga hari igihe bigwa ku kara, ngo hari igihe bijya ku butaka buzima, hari igihe bigwa mu mahwa, hari igihe bigwa ku rutare. Hari igihe tuvuga ibintu kuri radio uyu muntu akaba atabyumva, muze kumbabarira ntago ngiye gutukana, ariko akaba atabyumva, akabyumva mu buryo bwe, akabyumva ngo bidafite umumaro, akumva nk'ibintu gusa byo kumukurura, akumva n'ibintu bidafite imbaraga. Ariko nyumva, none niba bifite imbaraga kuki utavaho, kuki waho ukabupfuye, kuki uhindutse insuzuguro? Ariko hari imbaraga zakuvana. Ngo abantu mweshaga ururimi nk'imbwa, Imana irababwira ngo bavaneho. Ibi mvuga hari abantu bari bubyumve, si benshi, ariko baraza guhindura ibintu byinshi mu miryango, baraza guhindura ibintu byinshi mu matorero yabo, baraza guhindura ibintu byinshi aho batuye. Imbaraga ziraza umva aho kwise tukorera. Niba nubyumva icyo gitoya ufite usuzugura, Imana iraza kugikoreraho, amateka araza guhinduka. Inama bagukoreraga Imana iraza kuzisesa mu izina rya Yesu. Icya kabiri, Imana yabwira ngo ndebera abanywa bakibaguza n'abanyabwoba nabo bidafatika, ngo abanyabwoba nabo basubira iwabo. Hanyuma ngo Imana imutoranyiriza abandi ba 300, ngo babandi banyweshaga amashi nk'imfura, bamwesha amashi bitonze biteguye urugamba, ngo banywesha amashi bakanywa bakibaguzaho umwanzi ari buturuke. Ngo aba 300 Gidiyoni atari gose aba bantu ndabamaze iki? Ariko icyo gisuzuguritse ni Imana igiye gukorera. Imana yabwira rero ngo izo mpamba abandi bari bazanye nibazisige. Ndumva ngiye kugera ku musozo. Icyo gisuzuguritse Imana igiye kugihagararaho. Noneho Imana yabwira ngo imbunda ntimuzikoresha, reka nkoresha imbunda wenda arizo zigezweho. Imbunda ntimuzikoresha, ahubwo mugende mushakira ibintu bitatu. Mushakira ibibindi, mushakira imuri, mushakira n'amakondera. Hanyuma ibyo mubizana ndabereka ukuntu muzabigenza. Ndagira ngo unyumve neza. Imana ntigusaba byinshi. Iki zamuka niyo nzara, wazamukanye iyo ndwara, wazamukanye icyo kintu gipfuye ubona abantu babona ko kizakwica, wazamukanye aho umuntu hakumereye nabi, wazamukanye icyo kibazo, wazamukanye icyo cyaha cyakwiziritse, wazamukanye ubwo bugumba ubwicaranyaho. Imana ikoresha ibisuzuguritse kandi babona ko byakwica. Imana isuzuguritse ibikomere n'abona ko byakwica. Iwanyu hari urupfu ruhari rurazenguruka, iwanyu ibintu byaranze, amateka byararangiye. Umva nkubwire, Imana igiye kuzamura amateka mashya ikoresheje we Gidiyoni. Unyumva Beniti Santo Kutre, iwo unyumva, Imana igiye gukoresha amateka mashya ikoresheje wowe. Imana igiye kuzamura umuryango ikoresheje wowe. Imana igiye gukiza indwara ikoresheje wowe. Beniti Santo Kutre. Nanjye umuryango wanjye nari insuzugurwa, nari umuntu udafatika, nari umuntu baciye de piko sayigidre de bevoladro. Ariko umunsi umwe ndasenga umuryango waturika igitangaza. Papa byarangiye, bamagaye ngo yapfuye. Papa umbyara baramubwira ngo byarangiye, baramubwira ngo kandi bambwira ku munota wa nyuma. Ndagenda ndasenga, nukuri bambwiye ku munota wa nyuma ibintu byarangiye. Ndagenda ndasenga, uyu munsi papa wanjye ariho, ni muzima, yabaye muzima, arakira, aba muzima. Imana igiye gukoresha we Gidiyoni. Opisi ni ibintu byabaye, namusengeye ari kwa muganga, bamutahana ari muzima kwa muganga, baba byarangiye, mugende mushingura umuntu wayo. Ariko ndasenga, amateka arahinduka, imbaraga z'Imana zirakora. Ese wambwira ute ko Imana ishaka gukoresha umuntu nk'uwo yari isuzugurwa mu muryango? Tubonye abantu Imana ibazura, kandi bimvuga biri muri Bibiliya. Yesu
yazuye umwana wa Yayiro, yazuye Lazaro, igihe Elisa yazuraga umwana w'umushunemukazi, ibintu byarabaye. Ushaka kwitaza biraba, birakora, ibintu birakora, imbaraga z'Imana zirakora. Peta sakote, ahantu ntuye muri quartier hari umwana asengeye baje gushyira bari baririmba arazuka, ni ibintu byabaye. Beya zari kotita la barra, n'Imana ashobora kuzura umuntu wapfuye, amateka ashobora guhinduka. Zamukana icyo gipfuye cyawe, zamukana icyo gifatika cyawe, zamukana ikintu kirahore tuta sope kidrebewa ubona cyakwica la doza kote zigitire. Twatuye Kigali abantu bazi ko tutahatura, ntabwo babyumva. Uranzi ibi mvuga ntabwo nzigira mpishaho Imana imvanye, ni ukuri idukwiye habe, uranzi mfuye nabi, ariko Imana ivuga ibintu bikomeye. Ariko nkazamukana kwizera, nkazamukana ikidafatika, nkazamukana ikintu gisuzuguritse. None reba aho Imana itugejeje, reba ibintu Imana ikoze. Deposa kitandoma rakidre, wowe unyumva biasi kuta urwaye kuguru kw'imoso, hari ikintu Imana igiye gukora. Raduze goza Roma ngiri de pesta, hari undi unyumva ufite intambara mu kazi, hari icyo Imana igiye gukora kizamukane. Hari undi unyumva azengurukana ibipapuro, ibintu byararangiye, umva nkubwire bizamukana imbere y'Imana. Hari undi unyumva ibyaha byishe byabase, zamukana imbere y'Imana. Hari undi amadeni amaze imyaka 10 aba mu madeni, buri munsi arishyura hakaba kandi akishyura biciye mu ideni, nanone akaka ideni kugira ngo yishyure. Iyo ni inyatsi, kandi ibyo ntibyazatuma utera imbere. Simvuze ko kwaka ideni ari bibi, ariko hari igihe ubona bikabije, hari igihe ubona ari too much, hari igihe ubona birenze ukwemera, ntacyo ugeraho. Amadeni ukamara kuko ntacyo ugeraho, nta mwenda ugira, nta nkweto wagura, abana ni amadeni, ibintu byose. Imana ifite ubushobozi. Nabonye Imana yishyura amadeni. Uzasoma Bibiliya, umuntu Elisa yagiye kubwira umudamu ati abana banjye ngiye kubafata bugwate, ninde utererwa cyamunara ni wowe, ninde uhora ku gasozi ni wowe, ninde ibintu byacanze ni wowe. Imana ishobora guhindura ibintu. Zamukana icyo gipfuye cyawe. Nakubwiye ko ejo saa 3 tuzaba dutangiye amateraniro. Ushobora kuhuza n'imirimo 0788 170 iyo niyo nimero yanjye, urambona kuri WhatsApp. Hari ibintu byakunaniye, hari ibintu byakuyobeye deposa, hari ibintu byakuyobeye, amateka agiye guhinduka. Hari undi umva arambiwe ahantu atuye, Imana yahakuvana, imbaraga z'Imana zigakora. Hari uri unyumva twite, inda yawe igize amezi 10 n'ibyumweru 3, umva ufite ubwoba, barakuzinze, ariko nuzamukana igipfuye, imbaraga z'Imana za tutasa zirakora. Rasiko drebe niza rakota. Hari undi uri unyumva nk'ubugoro, kandi urasenga, witwa ngo urasenga, ariko ndiho ndakubona n'ubugoro peya sire goradra, ndakubona n'ubugoro urabunga byarakunani, ariko ibindi ni muri bizamukana, ibyo bisuzuguritse. Imana yatise kote. Hari umukobwa unyumva afusha ubukwe 6, kandi uri mwiza pe, uriyumva uranyumva neza, ufite inyinya, irebe mu ndorerwamo iyo nyinya irimo miya zangoradra, upfishije ubukwe 6, bafiance bagiye ari 6, ariko hari icyo Imana igiye kurema. Radosa, zamukana icyo cyangiro cyawe, Imana igira ikirema di consentitemo rambigire de fosansia la kudre. Hari undi unyumva biya zigordrewa, abana ntibarajya ku ishuri, ufite abana 2 resetota, ntago barajya ku ishuri. Zamukana ibyo bipfuye, dusenge, imbaraga z'Imana zikore. Hari ibintu Imana ikora ko wateye intambwe. Ndaguha urugero, igihe umugore wari urwaye imyaka 12, iyo adatera intambwe yari gukira, ntabwo yari gukira. None se uyu impumyi yitwa Bartolomayo, iyo adatera intambwe ngo ihamagare Yesu yari gukira, ntabwo yari gukira. None se Zakayo, iyo adatera intambwe ngo ajye kurira umuvumo yari gukira, yari gukira. Yesu nuko none se hari abantu bagiye batera badikosa dita noba batera intambwe, imbaraga z'Imana zirakora, amateka arakora. Redosta kiri ibintu yudatera intambwe ngo usange Kristo. Uyu munsi ubutuye Kigali ndanyikodesha, aretosa kidre, uyu munsi byaba byarakwishe, ariko utera intambwe ngo maramaje kuri Kristo, none amateka yarahindutse. Hari ibintu Imana ikora ko wateye intambwe abitagombye ko Imana igusanga. Mwigeze mubona hari muganga ujya gushaka umurwayi? Nawe uretse ko Leta y'u Rwanda yabyohereje ambulance za gutwara abantu mu makaritsiye, ariko umurwayi niwe usanga none ubundi yabwiwe n'iki kurwaye. Zamukana icyo kibembe, zamukana igisuzuguritse. Na Elisa ajya gukiza uyu mugore ideni, yari yabwiye ngo ideni riranyishe, aragenda arimubwira, arimutaturira neza. Erega arije mutuvuna, uriya nta mavuta afite, ahubwo waje wigira ingungi, waje gumana ibyawe. Ndabibwirwa n'iki? Ariko de puissance okudre, uburemere bw'icuzanye, uburemere bw'icuvuze. Yesu agiye gusanga uriya mugore mu ibaraza, uriya mugusore mu ibaraza, mu baraza 5 wari urwaye imyaka 38, yaramaje ngo ushaka gukira. Nese ubundi Yesu yarabiyobe, ariko hari umwanya wawe, hari uruhare rwawe kugira ngo ukire. Repeat se kodre de binwa. None se abantu bari gutura bazanye itaka ngo batuyikiga ngo sengera itaka, akazanye ipfa. Hari ibintu ndambi wakazana itaka, ababyizeye buryo ko biri bukore. Abandi bakanzanira, hari uwambwiye yarambwiye ati umva urwandiko rwo kwimuka, yashaka kwimuka mu kazi. Ejo muri hashize icyumweru yimutse, bamwimuye mu kazi, kandi byaba byaranze, bamwimurira ahandi hantu ngo hari hafi. Abashaka za promotion, hari n'abazana imyenda ati iyi myenda y'isengere ni y'akazi, turashaka promotion. Kandi Imana ikabikora. Imana ishaka umuntu utera intambwe akurira umuvumo, bamo byo urimo, zamukana igipfuye. Imana ibyo bibindi byawe, izo muri ndabyita ibibazo, ndabyita ibigeragezo, ndabyita ibipfuye, ndabyita inyatsi, ndabyita karande,
topesalo lekidre dibini urugo rusenya gute kandi Imana ihari ibintu umwana buri ubwenge ate kandi Imana ihari niba ejo azajya kwisubiza n'ifoto zana umwenda tuwusenge ko Paul bamubwira ngo tuzanye imiswaro turayikoza ku barwayi ntibakira gase hari ibintu bigusaba kutera intambwe imbaraga Imana zikadopa zigakora sasikidrebe nababwiye ubushize umuntu wanzane nabwiye ni arambwiye ngo ndacuruza imbuto ngo zikamborera nabwiye zana imbuto buri ucuruza iki amaronji amatunda imyembe nabwiye buri buto rwose genda uruza ntarwo ndi burye ndaramburaho ikiganza uyu munsi nta bibura ahubwo mateka niyahindutse nubwo yabidodo Imana yikuzamurira nubwo zaba intoryi Imana zazikudepa Imana yazikuzamurira urambwira de kosikodre ngo umugabo yaheze mu kabari ngo ibintu byararangiye zana ifoto ejo tuyisenge ngo ntagihahira urugo zana ifoto ejo tuyisenge sinkubwiye ngo fana umwana mu kigo cy'amashuri uzane ku rusengero zana ifoto uzuvuga amazina tumusengere nibiki byakunaniye bizamukana tubisengere ngiye gusengera abanyarwanda aba bantu ntibikora nukuri birakora ibi birakora mbonye imbaraga z'Imana zikora muri ibyo bintu bisuzuguritse Imana igiye kugira ikirema umva rero Gideyoni ngavugije ibindi ni muri akubise hasi amateka arahinduka ngo basubiranamo ntabwo inkota ya Gideyoni yigeze ikora akazi reka nkubwire ibyo ubona wowe utashobora Imana irabishoboye abanzi be bagiye gusubiranamo kubwo igiteye ubwoba Imana igiye gukora kandi ikoresha ikintu giciriritse Imana igiye gutuma basubiranamo imbaraga z'Imana igiye gukora ngo bahunze umugenda imbaraga z'Imana zirakora hari ibyo Imana yambukije umupaka w'urugo rwawe hari ibyo Imana yambukije umupaka w'u Rwanda hari ibyo Imana ivudukanye mu rugo rwawe hari ibyo Imana ivudukanye mu bana bawe hari ibyo Imana irukanka hari ibisubiranyemo Imana ibampera umugisha ndifuza ko dusenga ugasengera abanyarwanda kandi bakizera kugira ngo mpangane n'imizimu mpangane n'ibyo abantu bazanye kuko ukora ni Imana inkoresha unanyumvishwa avuga ngo pastor arakora waba umbeshye ni Imana ikorera mu rusengero ni igaragara ndetse no kwizera kwawe Imana igakora hanyuma rero sengera abanyarwanda rero Imana ibahumurize kandi Imana itatanye ingabo zibagose Imana y'imbaraga ubuteka murengeze senyonyirwa ubutekanye ubuteka mu kuzuka kuri guteka mazatwa twese murengeze repart staff sansenima Imana ikwemewe n'ibitangaza zatoza uteka uko kubona guteka mu kuzu mwiza fana n'abuteka urengero ubuteka manyingabo uko kubona ko uteka murengeze mwiza imbaraga zawe zibaboneka kandi bakizwe wota pista sanso enema urakoze igihe cyo guteka mu kuzu mu cyane kibi cyo gukoza nk'Imana amena Imana ibamugisha reka dushimire umukozi w'Imana watiyobora muri tekinike kama dushimire mwese murakoze kama dushimire mwese murakoze kama dushimire mwese murakoze kama dushimire mwese murakoze kama dushimire